Uro niba harimo abantu barya ingo z'abandi hano muri abafarisayo mubwira ingaruka zabyo muhora mwarapfubye uzi kwisuka neza ukazinduka mu gitondo ujya gusukura uzi kubona ujya mu bukwe wabona ku cyumweru tutazakwemera kuririmba ukaza bateze igitambaro kandi waratanze yawe gusokoza utaridushe kandi mbabwiza ukuri ibintu mwigira nimushaka mu byemere cyangwa mu rurere ibi bintu ntibizahinduka. nakubwiye ngo iyi Imana itaragutabara buri wese akubonamo ubujiji, yakubonamo inzanga, yakubona ko uzapfura imbwa, yakubona ko uzapfa usaze, yakubona ko buri wese afite uko gufata. Kandi yakire ubuzima bushya, twakire kubohoka, twakire imigisha mu ijambo ryawe, utuzamure mu yindi ntera mu bwiza bw'Imana. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe. Shimiye Imana iduhaye umugoroba kugira ngo tubane mu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi ndashimira n'abaturaritse. Imana ibaha umugisha. kugira ngo rero munyemerere dusome ijambo ry'Imana, ariko niba ntacyo bibatwaye abo bantu bari bicaye imbere bakaba batashye, ab'inyuma mwakwigira imbere, ndumva ntacyo byaba bitwaye niba ntacyo bibatwaye. Hanyuma dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 7, duhere ku murongo wa 13. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 7, dusome duhere ku murongo wa 13. Aravuze ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ijyana abantu mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma umutini ku gitovu, cyangwa mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto nziza, n'igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Imana itugirire ubuntu. Dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 12, duhere ku murongo wa 1. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 12, dusome duhere ku murongo wa 1. Haravuze ngo muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ndetse bageza aho bakandagirana. Nuko babwira abigishwa bati, mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya. Ndasubiramo aho ngaho. Aravuze ngo muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateraniraho ari, ndetse bigeza aho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa be ati, mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, n'icyo mwongoreranye mu nzu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Kandi ndababwira mwebwe inshuti zanjye ntimugatinye abica umubiri,
hanyuma ntibagire icyo batwara, ahubwo ndabereka ko mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehinomu. Ni koko ndababwira abe ari we mutinya. Dusome ku murongo w'8. Aravuze ngo kandi ndababwira yuko uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye umwana w'umuntu nzamuhamiriza imbere y'abamarayika b'Imana. Ariko unyihakanira imbere y'abantu, nanjye nawe azihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Imana itugire neza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo dusomye. Intego yayo iravuga ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo. Mwirinde umusemburo w'iki? Ndumva ari ryo jambo riri ku mutima wanjye, kandi ndumva narisangira n'abantu bose duhuye. Nta nubwo riri kure y'intego y'amasengesho, ko intego y'amasengesho yavuze ngo mukorere Uwiteka mutinya, nimunezerwa muhinde umushyitsi. Mwirinde rero umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya. Umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya. Aho niho turimo tuganira ko dukwiriye kwirinda umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya. Imana idufashe. Iyo bavuze umusemburo, abantu bose ngira ngo hano murawuzi. Nubwo mwaje Kigali ariko mwavuye mu cyaro iwanyu mwengaga ibigagi, sibyo? Hanyuma bagashyiramo icyo bita umusemburo. Abataragibaye mu cyaro muzi amandazi n'imigati, muzi ko bashyiramo umusemburo. Intego rero zo gusembura ikintu ni ukugira ngo gihindure umwimerere wacyo. Burya ikintu iyo cyari gifite umwimerere, iyo ugisembuye gitakaza wa mwimerere, gifata undi mwimerere uhwanye n'umusemburo bagishyizemo. Hanyuma rero dukwiriye kwirinda umusemburo w'abafarisayo ariwo buryarya. Yego birumvikana bwo ngubwo, kandi muranyihanganira nyine, ntabwo simfite imbaraga nyinshi, ndakoresha izo mfite. Se mwangayara? Nimubingayira ubwo nta kundi nyine muri hangana. Nta mbaraga mfite zo gusimbuka rwose, nta nubwo ndi buvuge cyane birenze uko nguko, kubera ko ndibwira ko mu nyumva. Amen. Ubundi abapantekote bo muri iyi minsi bamenyereye ko tubabwira ngo muzamure amaboko mubwire bagenzi banyu. Nge ntago ndi bubishobore. Icyo ndi bubabwire murantega amatwi, n'udashobora no kunyikiriza byihorere, nta kintu bitwaye. Ntabwo rwose mbese mbahaye uburenganzira bwose. Ariko icyo nshaka kubabwira, ndashaka kubabwira ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya. Nicyo nshaka kuvuga. Hanyuma rero muntega amatwi mucyumve, ibindi ntabwo ari ngombwa. Ibindi ndumva atari ngombwa, wenda ubutaha n'inza birimo nzabibakoresha. Ariko ndashaka kubabwira ngo mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya. Yesu abwira aba bantu, hari abantu nyine bitwaga abafarisayo. Uyu munsi mushobora guhita mutangira gutekereza ngo abafarisayo buriya ni bande? Ubwo nyine twebwe abayobora amatorero akaba ari twe mutangira gutera amabuye ngo nitwe abafarisayo. Ariko ushobora nawe gusanga uri umufarisayo. Ntago twe turi abafarisayo. Cyakora hashobora no kubonekamo abafarisayo, kimwe nuko namwe mushobora kuba abafarisayo. Se muranyumva neza? Ubwo rero uwo musemburo ushobora namwe kuba warabafashe, hakaba butarafata tukababwira ngo bawirinde, hanyuma kandi n'abawufite kugira ngo bawiyambure. Imana idufashe. Iyo bavuze abafarisayo rero, kugira ngo mubumve neza, bari abanyedini. Abafarisayo bari abantu bitwa abanyedini. Gusa abanyedini ni ba pasitoro gusa, mwebwe ntimwabaho. Abanyedini ni abantu rero bamenye iby'idini, bamenye imihango y'amadini, ariko ntibita ku bya ubugingo. Ntibamenye icyo umuntu yakora kugira ngo arage ubwami bw'Imana. Abo rero ni bandi. Bibiliya itubwira umugabo witwaga Nikodemu wasanze Yesu, kandi ngo yari umufarisayo, yari umwigisha w'amategeko, ari umuhanga,
ariko yari yaramenye ibintu idini rikora, ntiyamenye ibyo yakora kugira ngo aragwe ubwami bw'Imana. Kandi ntiwamurenganya n'ibyo yari yarize. Yize amategeko ya Mose uko akurikirana, yiga imihango y'Abayuda n'iminsi mikuru yabo, ariko ntiyamenye icyo umuntu yakora kugira ngo aragwe ubwami bw'Imana. Bukeye ajya kubaza Yesu, aramubaza ngo umuntu yakora iki kugira ngo aragwe ubwami bw'Imana. Yesu agiye kumubwira, aramubwira ngo ni ukuri ndababwira ko nimutavuka ubwa kabiri. Ubwo ndashaka kubwira abantu binjiye mu itorero bakaza bakabatizwa, bagatera intambwe bakinjira no muri korari, bakaba n'abadiyakoni, ariko uko bari iwabo n'uyu munsi akaba ariko bakimeze, muri abafarisayo. Kubera ko rero abantu batamenyereye ko abantu bababwira ibintu nk'ibi, ubu bamwe batangiye kundeba nabi, ariko nimundebe neza, muri abafarisayo, kuko muzi ibyo kwinjira mu idini, mwarabatijwe, turabakira, umuntu wese araza, uteranira mu Kiyovu cyangwa se n'ahandi, uratambuka kujya muri korari, ariko uzi ibyo mu idini ryawe, ariko ntuzi iby'ubwami bw'Imana. Ubwo rero kubera ko utaratera intambwe yo kumenya iby'ubwami bw'Imana, ukaba ubuhanga bwawe bugarukira mu idini n'itorero ryawe ahuba, nta kintu cyakubuza kuba umufarisayo. Kwiye gutera intambwe rero ukarenga kumenya iby'idini, haleluya, ukamenya icyo umuntu yakora kugira ngo aragwe ubwami bw'Imana. Kandi si ikindi, ni kimwe gusa, ni ukubyarwa ubwa kangahe? Bwa kabiri. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri rero atandukana n'uwo yari ari we kera, agahinduka umuntu mushya muri Kristo Yesu. Abafarisayo rero baregwaga ibintu bigera ku 8. Ntago nzi niba wenda ndi bushobore kubivuga byose, ariko reka nze mbivuge. Yesu yarababwiye muri Matayo 23, arababwira ngo abafarisayo ngo bicaye ku ntebe ya Mose, arababwira ati ibyo bababwira mujye mubyitaho, ariko ibyo bakora muzabyirinde. Imana idufashe. Kubera iki? Kuko ibyo bavugaga si byo bakoraga. Ubu ni nk'ababa bavuye hano bakaturirimbira bati senga, ariko kuva yabaho. Ubwo se si umufarisayo? Aratubwira gusenga mubikore kuko babivuze kandi ni by'ukuri, ariko bo ni mubigana gusenga kwabo sefini muzarangira. Gusa hari uko ntagize. Shobora kukubwiriza ababwira tujye wihangana, ariko we ntuzamutere kwihangana. Impamvu zo kwihangana nizizi, we ntago bimureba. Ubwo rero ni umufarisayo. Abo bantu rero Yesu arababwira ati ibyo bababwira mugerageze mubikore, ariko ibyo bakora byo mubyirinde. Hanyuma rero nuko bari bateye, abarega ibyaha 8 cyangwa imiterere 8, ntago nzi ndiba ndi buyivuge yose. Irya mbere rero ngo bari barugariye ubwami bwo mu ijuru, ntibajyeyo, ariko kandi ntibanagire gute, bakabuza n'abajyayo kujyayo. Ubwo ni gute rero? Bavugaga iby'ubwami bw'Imana, ariko bagakora ibinyuranye n'iby'abajya mu ijuru. Mbese ni nko kubabona baririmba ko bazajya mu ijuru, ariko wabareba ugasanga barasa n'ababyina Nyamirambo. Mbese ni abanyamujyi b'i Kigali, barasobanutse mu by'i Kigali kandi baravuga ibyo kujya mu ijuru. Ubwo se bazagerayo bate? Noneho rero abumvise bavuga ibyo kujya mu ijuru, bakurikiza ibyo bakora, nabo bakayibwira ko barimo bajya mu ijuru. Ubwo rero inzira bayobye nayo bakayikonkoboka n'abajyana. Ubwo se abo bantu murumva batarakinze ubwami bwo mu ijuru? Abafarisayo niko bameraga nabo, ngo bambaraga imyenda iriho amategeko, bakaruhuka amasabato, bagasoma amategeko mu rusengero, ariko mu by'ukuri ibyo kubaha amategeko ntabyo bagiraga. Hanyuma rero ibyo bavugaga n'ibyo bakoraga bikanyurana. Ibyo bituma abantu bayoba, ntibakurikiza iby'amategeko y'Imana, kubera ko iyo babiganaga bakoraga ibizira. Imana itugirire neza. Icya kabiri, ngo baryaga ingo z'abapfakazi kandi basenga. Muranyumva? Haleluya. Maze rero reka nze nabegere, ndabona ndi kure yanyu kandi nze mbegere. Haleluya. Nibura aha ngaha ndabareba neza. Ngo baryaga ingo z'abapfakazi kandi bagira gute? Basenga. Bakaba mu nsengero batera haleluya nka za zindi zacu, babyina ibisirimba, ariko bwagoroba ahagorobereje hirya aho ngaho hazwi n'Imana. Ubwo kandi urumva nawe wa mupfakazi baririye urugo,
ubwo se azabona ubwami bw'Imana? Bamubereye igisitaza. Ubu rero niba harimo abantu barya ingo z'abandi hano, muri abafarisayo, uwo musemburo rero witwa uburyarya muwiyambure. Icya gatatu, ngo bahinduriraga abantu kuyoboka idini yabo, ariko ngo abo bahinduye ngo bakaba babi inshuro ebyiri mu kuba abana ba Gehinomu. Mbega ijambo rikomeye. Murimo murumva ukuntu bikomeye? Mbese ni nko kurarika abantu. Nimuze murebe ukuntu Yesu agira neza. Abantu bakaza bakinjira mu rusengero, ariko bamara kuhagera akaba ari wowe batereta basambanya, akaba ari wowe ubabera icyitegererezo cyo kwambara ubusa, akaba ari wowe mbese ubigisha bya bindi bizira. Noneho rero kubera ko bazi ko ababikora abo baje basanga ari abamarayika, noneho bo bazabikora inshuro zingahe? Ebyiri. Murumva rero ko kwera imbuto mbi ari umuzi ukomeye. Hari umunara abantu batiba, basirimu rwose batiba kubera ko ariko baba batoje. Ariko yagera mu rusengero, abesikoro ba mbere bakaba ari babandi bamubwirije ubutumwa bwiza muri ya konseri yihaniyemo. Noneho nibo bamwesikorutse, nibo ba mbere bamuriye utwe. Ubwo we najya kuturya azabigenza ate? Azakuba kabiri, kubera ko no mu rusengero bagira gute? Bariba. Ako murumva bitari budufate? Nyamara biri bubafate. Icya gatatu, ubwo se icya gatatu maze kuvuga, nawe se umuntu yavuye hanze azi ko gusambana ubundi ari umwanda, ageze mu rusengero nibo batereta, niho bashugamami baba, niho asambaniye. Ubwo uwo muntu azasambana inshuro zingana iki? Umudayimoni batahuriye hirya iriya bahuriye na hehe? Kandi koko birahari. Yaje nyina yaramutoje ko bagomba kujya kwambara yikwiza, ati wa mwana uramenye ntago ari byo, biragayitse. Umwana akura afite discipline, ageze mu rusengero asanga baririmba nibo bambaye nabi. Yaje ahunga hirya iriya ibintu bimubaka umutwe, avuga ati ibi bintu Mana ubinkijije. Yinjira azi ko muri ADPR ngo ariho bitagira gute? Bitaba. Ahageze asanga reka sinakubwira, musokoza nijoro ku manywa mugatega ibitambaro. Mwaranagowe ariko. Icya kane nicyo ngezeho. Abafarisayo bari babi, bari abantu bafite uburyarya bukomeye. Ese murimo muranyumva? Bamutangiye kongorerana se, muze kongorerana mutashye. None se mwihangane nyine. Ubu ni ubutumwa bwiza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi numva mfite, mbese mfite, ndabivuga gute, numva mfite confidence zo kuvuga aya magambo ko ni ubutumwa bwiza. Cyakane rero baravugaga ngo urahiye urusengero ngo ntacyo bitwaye, ngo ari urahiye ifeza yo mu rusengero ngo yibohesheje indahiro. Se muri mu byongera urahiye ati ni ukuri ndahiye urusengero rw'Imana, uwo nta kibazo, iyo ndahiro ntacyo yamutwaraga. Ariko urahiye akavuga ati jyewe ndahiye ko nzazana ifeza mu rusengero, uwo ngombe ndahiro agombaga kumuboha. Reka mbivuge neza kugira ngo mubyumve. Ngo urahiye igicaniro nta kibazo, ariko urahiye ituro ryo ku gicaniro, iyo ndahiro izamuboha. Nimutabyumva sinirwa bisobanura cyane. Yesu yaravuze ngo bahita babwira ati mwandyarya, hari urusengero n'izahabu ziza mu rusengero, kiruta ikindi ni ikihe? Mwandyarya. Ari ituro n'igicaniro, ikiruta ikindi ni ikihe? Nuko bari bafite icyo kintu cyitwa uburyarya. Icya kane, ngo batangaga icya cumi cy'isogi na nyiragasogereza. Ariko hano baravuga ngo na anisi na kumi, utwo tuntu ntabwo munsi ngewe, ariko dushaka kuzajya gukora ubushakashatsi mu gihe icyo ari cyo. Niba muranyumva neza, bakagitanga, ariko kugitanga ntabwo kwabaga ari ugukunda Imana. Ese muranyumva? Ntabwo kwabaga ari ugukunda Imana, kwari kugira ngo berekane nyine ko bagize. Ariko ngo bakagira ibintu byanditswe mu mategeko birengagiza, ngo bakirengagiza kutabera, bakirengagiza imbabazi, bakirengagiza no kwizera. Farisayo bari babi. Kandi n'uwo
mukwiye kuba mutanga ibya 10 n'ibyo byose mukabikora ariko na bya bindi ntimubyibagirwe imbabazi no kwizera. Icya gatandatu ngo baminina ngo ingamiya bakayimira mu mutwe. Muri icyo byashatse kuvuga bareka gutwaha gito ariko ibyakiriye gusa. Muranyuma mbese ntiyambara nini nta na defeze ariko arasambana neza we naba n'abandi wenda bambara za nini. Urumva byaribyo byose bashobora no kubona ngo ubwibone cyangwa utundi tuntu runaka, ariko we nubwo we muri korali ntimwamubona yambaye nini, mw'iteraniro ntimwamubona yambaye nini, yewe na bya bindi byanyu muziki bituta nijoro we ntabyo akora, ariko afite abagabo barindwi. Tuho ku murima w'inyarugenge nuko muri Kagugu na Kicukiro. Urumva amininomo akayamira kayimira bunguri mu by'ukuri ntiyagutuka, ntabwo yagutuka rwose bagutuka kwa kundi reka ururimi rwe yararurinze, ariko yakugambanira agatanga naye bakaguca umutwe. Amininomo yakubeshyira akajya atanga n'ibimenyetso. gafungwa cyane niko abafarisayo bari bateye bisa ntabwo hari hano na amininomo ariko ingamiya akayimira bunguri ikindi ngo bozaga inyuma. Mbese ngo babaga ari abantu bakereye, kandi abafarisayo babaga bakereye mu itondero, babaga ari abantu bambaye amakanzu maremare yanditseho amategeko, mbese bakabigendera. Ariko ngo imbere ngo habaga hari ubwambuzi ngo no kutirinda, ari abantu b'ibisambo nubwo inyuma bakereye, ngo babaga ari abantu b'ingegera. Bose inyuma ariko imbere. Yesu yongera kuvuga ngo basaga ngo n'ibituro ngo bisize igwa. I Kigali ntimwabaza ibituro bisize igwa, turabisiga buri munsi. Iyo tuhambye umuntu babaga mu nzu, hari igihe yabaga mu nzu itagira na sima, ariko nyine kubera ko bene wabo baje yapfuye bakamukorera imva bakanamubakiramo n'amakaro, ariko bashyizemo iki? umuramba shyizemo n'abafarisayo nuko bari bameze. Ikindi ngo bubakaga ibituro by'abahanuzi, ngo barangiza bakavuga ngo aba bantu bakoze ibintu bagize nabi, mbese baciraga imanza ba sekuruza, bakavuga batoya aba bantu iyo batabikora rwose bakica runaka. Yesu arabareba, mbese ni nk'abandi bajya bagaya abandi ngo njye mu biriya bintu bakoze wakugeza ngo tukurebe. Yesu arababwira ati uretse gato ndaje mbatumeho abanyabwenge n'abahanuzi, muzabakubitira mu masinagogi, muzabafunga, nimurangiza kandi munabice, hanyuma amaraso y'abahanuzi agende none hagire gute abagiho. Ngibyo ibintu rero Yesu yabashikaga. Muri ibi bintu urebe ko ntabwo dufite. Arababwira rero ati noneho mubanza mwirinde umusemburo w'abafarisayo, abantu bakora ibintu bisa bitya ariko bakanaboneka mu rusengero basa neza. Ubu murabona uburyarya bwabo, nusoma uzasanga yarababwiye muri iki gice cya 23 muri Matayo, yarababwira ati muzabona ishyano, akabashinja ibi bintu. Ariko reka mbwira mvuga abo yabwiye ababurira, ati mwirinde rero umusemburo w'abafarisayo harimo uburyarya. Kubera iki? Aleluya. Arabwira ngo kuko nta cyatwikiriwe, burya uburyarya
cyatwikiriwe kitazagira gute kitazatwikururwa reka mbabwire nta muntu n'umwe uzakora ibintu bihishwe ngo bihishwe iteka Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ibyaha byaba ngo bigaragara hakiri kare ariko ibindi bizahishurwa kandi mbabwize ukuri ibyaha n'ibisirimu ntiwagihisha ngo kikwemere se mwari mubizi neza icyaha ntabwo kijya cyemera kwihisha ibyo kugira ngo ucicarire nticyemera kizamuhagurutsa ntabwo munyumva icyaha gihagurutsa umuntu ku ntebe y'imbere kikamujyana inyuma kikamusibya muri korali akajya babwira ngo muri iyi minsi ngo ndabuze ukibaza ibintu aho ugiye kumva icyaha cyaragiye kijya muri yanga kukihana kiravuga kiti nzamugaragaza kikajya gikura kwa kundi musenga nasenga umuhanuzi yavuga ati hano hari umusambanyi kandi baramfata akajya kwitaba telefone ntawe ugize gute ntamuhamagaye ibyo bintu azabirambirwa asohoke mu mubure kwigaburure agenda agiye icyaha kirakwirukankana kandi iyo kikugejeje hanze noneho cyo kigukorera kiravuga kitereka ntabwo uzamisha iteka nibwo ahita avuga ati ariko ibintu by'abarokore nabyo atagiye ati biriya byabo byo gukabya ati nabivuyemo ujye kubona ubone yahenuye yaziritse imisatsi umugongo ngo aragira ngo atubabaze baba we pole kabisa wicaye n'abababaza imbere ye ntabwo ari kubabaza uribabaza niba muranyumva neza yego icyaha rero icyaha kimeze nk'umuswa ubu hano umwana waciye nk'umuswa hano ntimurate ngo mwashyizeho akarongo murasimanga murakotera sibyo umuswa reka uzumva imvura gusa amakara uzayashwanyura n'icyaha niko kigana umuti w'icyaha rero ni kucihana amen kucihana ukakivamo niwo muti wonyine naho mwishaje nimwishaje ikizagaragara ibyahishwe byose bizahishurwa Yesu yasize abivuze aravuga ngo nta cyahishwe kitazahishurwa nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa ibyakorewe mu mwijima bizajya habona ibyavugiwe mu mazu ngo bizaramburirwa hanze kubw'ibyo rero mwirinde uwo musemburo w'abafarisayo bakora ibyaha babihishe n'ababibonye babibabwira babibashinga bagira bati nyamara ibyo ni ibyaha bakabareba nabi bakajya kubagambanira iminsi umwe bizahishurwa yego Mana tugire neza haleluya amen Mana ishimwe amen haleluya amen Yesu ababwira amagambo akomeye arababwira ati nimugatinya abica umubiri nimujyana hari abazabibasiza birashoboka ariko ababwira ati nimugatinya abica umubiri wonyine ntibagire ikindi babatwara ahubwo ndababwira uwo mutinya uwica umubiri yarangiza akagira n'ububasha bwo kumumanukana umuntu akamujyana mu igihe no atanga ihumura umwana w'abantu ndamukunda amen haleluya amen ibishuko ibi bitanu bigurwa nigutaremo nabi haravuga ngo ariko byose nta na kimwe kibagirana mu maso Imana ihabwa ikibazo haleluya nta na kimwe kibagirana mu maso y'Imana avuga ijambo rikomeye aravuga ngo ndetse n'imitwe n'imisatsi yo ku mitwe yangize irabaze manishije cy'umugira ubwoba rero abantu bahora bafite ubwoba nivuga ukuri barangica ubundi se tuzapfa tuzarebe kutazapfa ariko ikibazo uzapfa n'ibinyoma Yesu rero ababwira amagambo ubundi ngo mbwira abantu hari abantu biteteshejwe uranyumva neza biteteshejwe ariko mwana bari kukanyumva biteteshejwe ngo njyewe ngo ntibanyereye imbuto bande hati bambarize bande nta muntu uteganijwe kwera imbuto aho uteganijwe kwera imbuto ni wowe ako kajagari ukagabanya yego ariko rero iki gihe bafite akajagari ushaka umuntu yicara mu gihe barimo baramvuze ngo kubera impamvu ngo mbishingutse wese kuvuga abandi suko gusa kuvuga bitwaye icyo ubundi
mvuko yavuze haleluya Amen. Yesu yavuze ngo mucyumete uguca mwirembo rigize gute Rifunganye. ibyo ngibyo byari kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ni nini hano abayinyuramo ni benshi ariko baravuga ngo irembo rifunganye n'inzira ijyana abantu ku bugingo ni ntoya iranaruhishe igize gute Iraruhishe. reka mbabwire ibintu bidasengerwa kandi mbona mu gusengera ukabipangira menshi mana twirukanye ibintu bihiye baduteza ibibazo Yesu yaravuze ngo nta cyaha bisitaza kugira gute Kuza. ntabwo yigeze abiteganya rero suko muranyumse Yego. ntabwo yigeze ateganya gukuraho ibisitaza yavuze umva nurangara ukabisitara ugwe ibyo birakureba ari ibintu ntabwo nzi abakristo b'iyi minsi ntabwo nzi uko mwize uzireje twebwe kudasitara ukanikubita hasi ukamara iminsi warazizengeye nta cyabuze bisitaza Kuza. ubwo niba Yesu yaravuze ko ntacyo nicyo wari bukireho ni ukubicunga rero haleluya kikazi kirego ngo wagisitaza we ndagusimbuka nkomeze inzira haleluya ibintu byo kwipepeza umugani wa cya kinyarwanda cyanyu mubivane muri iyi nzira iraruhishe kandi abayinyuramo ni bake Yesu rero ntabwo yigeze ateganya gukuraho ibisitaza ubizana azabona iki Ishyano. n'uwo byatuye hasi avuga iki Ishyano. Nibyo ko ntiyagezeyo nawe. wese ni waguye nyine ubwo waguye rero waraguye nyine avuga amagambo akomeye Yesu ndamukunda kandi mukunda ubutumwa bwiza haleluya Amen. mu bintu by'ikigare niyo mushaka kujya mu ijuru nimwumve ijambo ry'Imana muryiteho niyo umusego w'abafarisayo harimo buryarya byo kuvuga ibyo badakora byo kuririmba ibyo badakora kandi nunababona babivuga bakavuga amagambo y'Imana yubahe uyakore ariko bo nibatayakora ibyo bakora ubisimbuke Yego. amen Amen. ubisimbuke Mana ishimwe. simbuke Mana dufashe Amen. heravuga ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma ubwo na Yesu nigeze ateganya ko bazaba Yego. bari ku bwanyumva abahanuzi b'ibinyoma bazaza aho mugize gute Aho muri bazaza basa n'intama. buriya bazaza ryari Buri gihe. bazaza ryari N'ubu. N'ubu. Yesu ntabwo yateganyije ko abahanuzi b'ibinyoma bazava kandi yavuze ko bazaza bambaye Uruhu rw'intama. nyamara ari icyo Ari amasega. ntimundebe nabi umwana ndeba nabi n'ubundi sinjye cyo kubivuga uretse ari byo byanzanye icyo kubivuga Uwo yakutubwire. muve mu bintu bimeze nka karesi urukora ibiki gihe bakunda ko ngo bababwira ngo yego nimuzamura amaboko ngo mwakire igitangaza acyakiriza amaboko ngo ni meza mu gihugu mu gitanga igihe we yazamuriye watangiye bive mu kajagari umuvuga haleluya babasha hasemo ngo nimutazivuga ngo muraba muri amarozi ngo muraba mufite ishyari rigaragazwa no kutagira ishyari no kuvuga haleluya noneho rero kubera ko mwabitswe n'ubwoba no kutamenya usanga mwikanga bati ngahaguruka uraba ugisimbutse tera intambwe wigira imbere murakivamo ntacyo uri buvemo ntacyo uri buvemo biriya ni morale muve mu bintu rero bimeze bityo kugeza igihe ubu mbabaza umuntu niba aguhanuriye reka wenda bibe uretse ko akenshi batari nabyo narangiza akubwire ngo umugore rwose nitu niwe ugiye gukora ibyo ngo tumuture byabaye se basi ngo tumushime ubwo ngubwo ngo
ntiwizeye uve mu kajagari uwo ni umusego w'abafarisayo arimo kuryarya kugira ngo babanze bakureho ibyo mufite tubasengere tubarangureho ibiganza tubirukaneho inyatsi ngo na karande izo karande zaje ariko ubwo butumwa muzi ko bujeje ubundi ejo bundi ndi i Kigali kandi njye sinakukiye Kigali kandi naje Kigali muzi niho byadutse baraza barabwira ngo impamvu mufite ibibazo ngo ni karande none se mbabaza ni hehe hatari ibibazo ko nta hantu hatagerwa n'umubisha Bibiliya ibivuga neza yavuga ngo niba dushaka ubwami bw'Imana dukwiriye kunyura mu makuba menshi none se menshi nitwe tuyashushanyije none niba ryanya ahubwo munyure mu irembo rigize gute rifunga nimuhura n'abahanuzi b'ibinyoma nabo bazaba bahari Yesu bibaza mu mitima baravuga ati se abo bahanuzi b'ibinyoma ko bose bazavuga mu izina ryawe tuzababwirwa n'iki Yesu bakibyibaza haleluya nkunda Yesu yatanze umuti wa byose namurambure amaboko ntacyo bitwara yatanze umuti w'ibintu bingahe byose ibibazo byose wibaza Bibiliya yarabisubije nta kibazo kidafite igisubizo hagati ati muzabamenyera ku mbuto zabo muzacyuka ibyo bakora nimubona ibyo bakora mujye muhita mubitondera haleluya 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 Amen. kirazira ko umuntu ahanura akanatereta ibyo bintu ntabwo bihura n'ushaka kandi dufite abahanuzi banatereta ntibahari se ntimubazi se ntimubabizi kandi muracyabatumira ngo bahanure kirazira ko umuntu avuga ubutumwa bwiza akaba n'umwesikuru ibyo bintu birahabanye kirazira ko umuntu ahimbaza Imana afite n'urwango tuzabamenyera ku mbuto zabo Yesu arabisobanura neza aravuga ngo nta muntu wasoroma imbuto z'umuzabibu ku mugenge nta muntu wasoroma imbuto z'umutini ku gitovu niba igitari cyiza kizera imbuto nziza niba igitari kibi kizera imbuto mbi Yesu yasize ageze gute abikemeye ndimo ndagana ku musozi uyu musemburo w'abafarisayo ubyara iki ubyara icyaha gikomeye aricyo kwihakana Yesu ugahakana ikintu Kristo yakoze ku musaraba kandi ibi bintu birababaje ubundi biteye isoni kuririmba umunezero utagira biteye isoni kuririmba amahoro ufite amakuru biteye isoni kuvuga kugira amahoro kandi umutima wawe uhagaze biteye isoni kuririmba kwihakana utihakana waramaze abantu kubera kutihangana biteye isoni ibyo rero bingana no guhakana Yesu muranyuma neza yego guhakana Yesu kuko ubaye ubwira abantu ko ufite amahoro ariko ugahora n'impagarara mu mutima muranyuma neza ubwo ni ukuvuga ngo amahoro Yesu atanga angana n'impagarara ufite none iwawe Yesu wawe atanga amahoro yongeye impagarara baya rwose sinabwo Yesu iwawe ni umupirata yafashe ibintu byakagombye kuba biguha umutuzo uhorana amaganya none ko ufite amaganya Yesu ari ubwo Yesu iwawe amaze iki ubwo rero uramuhakana ese muranyumva neza bivuze ngo rero uyu muntu rero wihakana Yesu ageze mu bihe yakagombye kuba muhamya ubu n'abanyabarokore bafite isoni cyane cyane bo muri ADEPR bagira isoni zo kuba ADEPR reka mbibabwire kuko nzajya mbivuga ubundi umuntu utubaha amahitamo ye yiyubaha ntashobora no kubaha Imana nibyo mwanyumvise neza yego
umugiye kumbwira ngo ndi umuturage oya njyewe naje i Kigali nizanye namaze imyaka 20 irenga nahashakira umugore ndahabyarira ubwo se ndi umuturage oya rwose ariko ndi umuturage w'i Kigali ntabwo nibyo bihakana mwarubyiruko ntimugire ngo hari igishya muzanye suko niba utaratwemeraga iyo ujyaho noneho rero ukababwira ingaruka zabyo muhora mwarapfubye uzi kwisuka neza ukazinduka mu gitondo ujya gusukura uzi kubona ujya mu bukwe wabona ku cyumweru tutazakwemera kuririmba ukaza bateze igitambaro kandi waratanze yawe bagusokoza utarindushye kandi mbabwiza ukuri ibintu mwigira nimushaka mu byemere cyangwa mu rurere ibi bintu ntibizahinduka mwanyumvise ntabwo bizahinduka ahubwo hari umunsi tuzagira ubudutse tubatenge ku dupenge twanyu tutubatengere n'uzaba hagateze tubwire dusubire abaza kwegoshesha n'ubundi nturi birinda batubwire bati mwakabije kuva ryabaho iri dini umuntu wese uzaba umupana kote arakabya yego ntawe ubaho udakabya ushobora kuba umupana kote niyo mpamvu mwapfubye munanirwa kuzura umwuka wera mwajya mujya kuririmba mukiganiza abandi umwuka wera atari muri mwe ngo abahimba indirimbo abantu barapfubye ngo iby'umwuka ntabwo bazi babirimba ntabwo bazi kubera barapfubye ntibigeze bakabya twebwe twajyaga twarakabije n'ubu iyo tugize ububyutse turakabya kiyiza ubusa ukibagirwa igihe cyo kurya wajya bumva bavuze kurya aho ntabwo nari ndi mu masengesho barakabije kugeza igihe umwuka wera sifa kwa Mungu amen kwihanisha ibyaha abandi batarihana iyo utaruzuzwa ntabwo ushobora kugera ku rwego rwo perezida nta byatwikiriye bitazahita ku mugaragaro kugira ngo naza kubatindira nagira ngo mugane ku musozi mukwiriye rero kumenya ibi nibihakana Yesu nawe azakwihakana niko Yesu yavuze ngo hari umunsi bazaza abandi bamwihakanye banze guca mu irembo rifunganye ngo ahari wenda batazapfa ngo ahari batagenda basebye ngo batagira ikimwaro ngo abantu batabagaya ku bwa Yesu nawe azagira isoni amabwire ko Yesu azagira isoni amen Yesu azagira isoni bajye baza rero babwira ngo natwe twararirimbaga twarahanuraga twarabavuga ubutumwa kuri 31 nabwirije mu Kiyovu twarahanuraga tugakora ibitangaza mu izina ryawe amajwi baba menshi kugira ngo aca ku kajagari ababwira ngo ni ukuri sinigeze mbabona umuntu imbere n'amazi zibiri agira ngo rero soza aleluya amen kandi numva amagambo y'Imana agiye mu isi aleluya amen intego yanyu yavuga ngo umugore w'iteka ameze gute mutiye nimunezerwa muhinde umushyitsi hanyuma rero gukorera uwiteka utinya ni uko ujya mu rusengero w'abafarisayo ukareka gutinya amaso y'abantu ukareka gutinya uko abandi babivuga ugasimbuka ibisitaza abantu usubiramo baza ukabamenya haleluya Amen. ugakomeza inzira igizwe gute ifunganye Imana ishimwe nuko ngo